Reka tuvuge ko uri mu rukundo n'umuntu runaka cyangwa se ukaba wubatse ufite urugo wenda murushinze vuba cyangwa se hashize igihe, ariko ukaba ubona wagira ngo uwo mugore wawe cyangwa umukunzi wawe hari undi mu murwanira. Bibaho. Ntaragira ibindi mvuga, iryo ni idarapo ritukura. Uzaba uri kuvomera mu rutete, nibyo bavuga. Ese ku bantu bifuza umubano wihariye hagati yabo, ni ibihe bimenyetso bizakwereka ko uwo muwufitanye, ndavuga umubano, yaba akikundira uwo bahoze bakundana mu bihe byahashize cyangwa se byahise? Mwese mu bitaba X niyo mvugo y'iyi minsi. Birababaza, niba utabizi uzanabimenya. Gusa nureba iki kiganiro mpaka kugera ku musozo ukumva ibimenyetso mpuruza, ndakurahiye ntabwo uzageraho kumirwa. Uzamenya icyo gukora mbere y'igihe. Ibimenyetso bizakwereka ko uwo wita uwawe akikundira umukunzi we wiwe wa mbere wa kera. Kugira tuzabane mu biganiro by'ubutaha byiza nk'iki ngiki, bigusaba akantu kamwe gusa: kumanuka munsi y'video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe, akajambo subscribe konyine, ubundi ukareba ukuntu utuntu tw'ubwenge tuzajya tukugeraho witurije. Twagiye. Ibintu byo bizakwereka ko uwo mwashakanye cyangwa uwo mukundana ko bakiri muri fiançailles. Ibimenyetso nubibona ndakurahiye kazaba kakubayeho, kuko wowe wita uwawe azaba agikunda wahoze ari umukunzi we wa mbere, ex boyfriend cyangwa se girlfriend. Nakoreka ndeke gutinda mu mayira. Niwitegereza neza uzasanga abafata nkaho muri mu marushanwa. Uraho ubusanzwe wowe wizera ko uri umukunzi wiwe cyangwa se umugabo we, ariko nureba uzabona wagira ngo uri mu mahiganwa. Ubusanzwe iyo uri umugore w'umugabo cyangwa se ukaba umugabo w'umugore, ntugombera kugira undi murwanira uwo mwanya. Ureke mbace ku mazimwe. Ariko niba ubona ko umeze nkaho urwanira uwo mwanya n'uwahoze ari umukunzi w'uwo mwashakanye cyangwa se w'umukunzi wawe, menya ko akimukunda. Icyo ni kimwe. Nureba kandi uzajya ubona rimwe na rimwe cyangwa kenshi bakunda guhura mu bihe byihariye. Urugero, ushobora kubona nk'uwo mwashakanye cyangwa se umukunzi wawe ukabona hari nk'ikibazo agira, akaba yumva kizakemuka ari uko ahuye n'uwahoze ari umukunzi we wa mbere. Birenze n'ibyo uzabona cyangwa se ujye kumva yakimubwiye icyo kibazo, mbese akaba nyambere mu kumwitabaza. Nubwo 100% atari byo bizaba bivuze buri gihe, gusa ujye ugira amakenga ku mibanire yabo, kuko bikunze kugaragara ko haba harimo akantu. Ubundi abantu bahoze bakundana ntabwo baba bakunda guhuza cyane. None uwo wawe biteye kwibaza, akunda kumuvuga cyane se? Iki ni ikimenyetso cya gatatu. Ahanini iyo utandukanye n'umuntu utakimukunda, ugerageza kumwikuramo bishoboka, ukirinda kumuvuga. Ibyo ni ibintu bisanzwe ndetse biri muri kamere ya muntu. Kuri ingingo bisa naho bisaba kwitonda, kuko aha ureba uburyo bwose yamuvugamo. Ntuzatangazwe no kubona cyangwa se no kumva amuvuga nabi cyangwa se neza. Uko yamuvuga kose ntibikuraho ko atakimukunda, kuko burya umuntu avuga uwo yatekereje. Aya si amatiku n'ubwenge muri kwigishwa nonaha. Reka tuvuge ku kimenyetso cya kane. Iyo bakunda guhura cyane, niba biba ukigira nkaho ubifashe ko ari ibisanzwe, aho uri umusazi cyangwa se niyo twakwita ikigoryi pe. Nyumva neza, birashoboka ko bahurira ahantu runaka cyangwa se bakavugana kuri telefone cyangwa se kuri email. Ubwo ni uburyo bwa chat. Iyo abantu batandukanye ntibivuga ko badashobora kuganira cyangwa se ngo bandikirane, ariko iyo birengeje urugero bikaba ibya buri gihe, haba harimo akantu k'urukundo. Umenye ubwenge. Tegereje ibimenyetso bibiri. Ibyo byo birakaze. Reka tujyane. Nubona mufuhira igihe ubonye cyangwa se igihe abonye cyangwa se igihe amubonye ari kumwe n'indi nshuti. Igihe uwo mwashakanye uzabona babazwa no kuba uwo bahoze bari kumwe bwa mbere cyangwa se muhashize umukunzi we ari kumwe n'abandi bagabo cyangwa abagore, abasore cyangwa abakobwa, ndagira tuvuge ku nguni zose, ukabona aramufuhira. Tutiriwe dukabya ngo dushyiremo ubwana bwiza, biba byerekana ko agifite icyo avuze kuri we. Ikindi kimenyetso, aracyabitse ibintu bimwe na bimwe bimwibutsa uwahoze ari inshuti yiwe. Reka tuvuge ko muri kumwe, gusa ukaba ubona akibitse ibintu bimwe na bimwe bimwibutsa uwahoze ari umukunzi wiwe cyangwa bimwibutsa uwahoze ari inshuti ye ya mbere y'umutima, nk'amafoto n'ibindi. Ukabona kandi abiha agaciro, akagira umwanya wo kubyitaho, akabitekereza ahanini. Abagitekereza ku rukundo rigiranye n'uwa mbere
cyangwa se abagitekereza n'urukundo yagiranye n'uwa mbere n'uwakubanjirije. Mumbabarire nsekemo nubibona ugatuza uzabugana mu irimbukiro. Oya, si irimbukiro rivuga muri Bibiliya, ahubwo ry'urukundo rwawe cyangwa se umubano wawe ufitanye n'uwo mwashakanye cyangwa urugo rwawe. Reka tubivuge neza, reka tubyite umusozo waba warubizi. Reba munsi y'video ukanda ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa buri uko dushyizeho video nshyashya. Nitwe Mugisha, ntuzacike ubutaha.